Ni ijambo rikomeye cyane rya Bertrand Bisimwa, umuyobozi wa M23, ni perezida wa M23 ndetse akaba vice coordinateur wa Alliance Fleuve Congo, aho yagezaga imbere y'itangazamakuru ijambo rikomeye cyane ku biganiro bikomeje kubera i Doha, aho yagaragajemo ko mu maguru mashya cyangwa vuba na bwangu M23 AFC ishobora kuva mu biganiro na Kinshasa nyuma yaho Kinshasa itubahiriza iba byasinywe mu masezerano i Doha, ahubwo igakomeza kugaba ibitero. Nk'uko tugiye kubyumvira rero, yatangaje impamvu zose zishobora gutuma mu minsi mikeya AFC M23 izaba yamaze kuva mu biganiro bya Doha. Ibi birerekeza he rero? Reka tubagezeho iri jambo rya Bwana Bertrand Bisimwa asobanura byose uko byifashe imbere y'abanyamakuru. Je dois préciser une chose ici, que nous sommes à Doha justement pour trouver la paix. Ndashaka gusobanura ikintu kimwe hano ku byabereye Doha. Turi hafi cyane yo kugera ku mahoro, ariko niba umuhate wacu wo gushaka amahoro uhungabanywa n'imico ya Kinshasa yo kutubahiriza ibyo yiyemeje, nta kintu gishobora guhinduka. Twemera ko hari igisubizo cya politiki ku makimbirane aturwanya n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ubutegetsi bwa Kinshasa bufite izina rizwi na buri wese ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Ni izina ry'abantu batagira icyo bubahiriza, ntibubahiriza amasezerano yabo, nta cyubahiro bagenera ibyo basinyeho. Birababaje kubareba mu masezerano yose bagiye basinyana n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga, abo mu gihugu imbere ndetse n'abo mu karere. Iyo bitabiriye inama mpuzamahanga y'abakuru b'ibihugu cyangwa inama y'akarere, bemeranya ku bintu byinshi ndetse no ku itangazo rya nyuma risohorwa. Ariko iyo bageze i Kinshasa basohora irindi tangazo ryabo bwite rifite ibisobanuro bitandukanye n'ibyo bumvikanyeho. Tujya i Doha, ngira ngo murabizi neza ko twari tuzi neza abo duhangana nabo. Twari tuzi ko ndetse niyo twagera ku masezerano, ayo masezerano atazigera yubahirizwa. Niyo mpamvu icyemezo cyacu uyu munsi ari ukwereka umuryango mpuzamahanga ko twafashe intwaro kugira ngo twirwaneho, kuko duhanganye n'ubutegetsi butumva impamvu budashobora kwemera ibisubizo by'amahoro. Murabizi, hari abavuga ko twasinye amasezerano atandukanye, uhereye ku masezerano yiswe Comité Conjoint y'ukwezi kwa Mata 2025, yari agamije guhagarika imirwano mu gihe cy'iminsi mikuru ya Pentecote. Ariko bukeye nyuma y'isinywa ryayo, ingabo za leta zakomeje ibitero kugeza n'ubu. Nyuma yaho twasinye icyo twise Déclaration de Principe, itangazo ry'amahame rusange. Harimo ibintu bibiri by'ingenzi: ifungurwa ry'abafungwa n'ihagarikwa ry'imirwano. Ariko kugeza ubu nta mfungwa n'imwe cyangwa umufungwa n'umwe wari warekurwa. Aha ndashaka gukosora ijambo rimwe. Ijambo guhana cyangwa guhererekanya abanyururu, échange de prisonniers, ntiryigeze riba mu masezerano cyangwa mu itangazo ry'amahame. Twavugaga neza ifungurwa ry'abafungwa. Ijambo guhanahana cyangwa ibindi ryazanywe n'umuhuza CIC mu nyandiko, ariko si ryo twemeranyijeho mu masezerano. Mu itangazo ry'amahame twavuze neza ko ari imfungwa zigomba gufungurwa, si uguhana. Birumvikana CIC umuhuza ikoresha amagambo amwe ajyanye n'imikorere yayo, ariko ntabwo ajyanye n'uko twe twabivuze. Ikintu cya kabiri kivuga mu itangazo ry'amahame ni ihagarikwa ry'imirwano. Kugeza ubu nk'uko byagaragajwe, nta na rimwe imirwano yahagaritswe, nubwo ingabo zacu zagiye zerekana kwihangana no kudasubiza ibitero. Ingabo ziri imbere yacu zigeze guhagarika ibitero byazo. Umuhuza ubwe yarabyemeje kuva igihe twatangiriye ibiganiro i Doha
kugeza uyu munsi nta na rimwe imirwano yahagaritswe ndetse no mu gihe gito. Icyemezo cya gatatu twasinye vuba ni uburyo bwo kugenzura ihagarikwa ry'imirwano, mécanisme de vérification du cessez-le-feu. Ariko bukeye nyuma y'isinywa ryayo, Kinshasa yahise itugabaho ibitero ikoresheje indege zitagira abapilote drones, ikomeza intambara nk'aho nta cyabaye. None se tubikoreye iki? Ku ruhande rwacu, inshingano zacu zitwibutsa ko tugomba kubimenyesha abahuza. Mfite kopi nyinshi z'inyandiko twandikiye ubuhuza tubagaragariza ibi byose by'ubusambo no kutubahiriza amasezerano. Ibaruwa ya nyuma twanditse ijyanye n'ibi yoherejwe ku itariki ya 18 Ukwakira uyu mwaka. Muri iyo baruwa twasabaga ko hakorwa isuzuma ry'imikorere yose ijyanye n'amasezerano yose twasinye. Twibaza niba koko ifungurwa ry'abafungwa ryarakozwe mu buryo nyabwo, niba koko ihagarikwa ry'imirwano ryubahirizwa n'impande zose, kandi niba ibyo bitubahirijwe tugomba kureba ingaruka zabyo. Ndashaka kubabwira uyu munsi, kandi bivuze n'akababaro kenshi, ariko ni ngombwa kubivuga, kandi nayo mpamvu dutegura iyi nama y'abanyamakuru. Ni ukubabwira ko nta na rimwe twigeze tubona n'inyandiko n'imwe iva ku bahuza mediation igasubiza cyangwa igaragaza icyo batekereza ku byaha byose byo kutubahiriza amasezerano. Nta na rimwe kandi twigeze tubona ubuhuza bwamagana ukora ibyo byaha byo kurenga ku masezerano. Ibyo bisobanura iki? Bisobanura ko ibyo dukorera i Doha nta ngaruka ku buzima bw'abaturage bacu. Iyo twajyaga i Doha twari twizeye ko tuzagerayo tukabona ihagarikwa ry'imirwano ku buryo abaturage bacu bashobora kongera kugenda badafatwa bugwate, bagakora imirimo yabo, bakabaho mu mahoro nk'uko babagaho mbere y'intambara. Ibyo byari kuba intambwe ikomeye ku baturage bacu, umwuka mushya w'ihumure n'amahoro kuri bo. Ariko niba ibiganiro bya Doha bitadushoboza kubona amahoro, niba bitata impamvu nyayo y'intambara ibonerwa umuti, noneho natwe turibaza impamvu akamaro ko gukomeza kuba muri ibyo biganiro. Ibi kandi nibyo bituma dukora izi nama z'abanyamakuru, kugira ngo twibaze twese hamwe niba koko bikwiye gukomeza kuba muri Doha. Kandi igihe kizajya, nubwo atari uyu munsi, aho tuzafata inshingano zacu nka M23. Iyi nama y'abanyamakuru rero ni uburyo bwo gutanga uburakari no kwerekana ku bantu bose mu buryo bugaragara nk'umuburo tugiye gutanga ku ruhande rwa leta n'abafasha. Tubibutse ko tutajya i Doha kwinezeza cyangwa kurya ibyo mu gihugu cya Qatar, cyangwa kugenda mu mihanda yaho myiza ngo twizihirwe n'izuba ku nyanja. Oya, turi i Doha kubera impamvu imwe: kuzanira amahoro abaturage bacu. Kandi niba ayo mahoro tutayabona i Doha, tuzayashakira ahandi. Tuzayabona binyuze mu buryo tuzihitiramo, mu buryo buzatuma amahoro agaruka mu buryo bwacu ku butaka bwacu. Ni muri urwo rwego tuvuga n'uyu munsi ko ubwo Kinshasa ikomeje ibitero ku birindiro byacu, nubwo twabivuze kenshi, nubwo twerekanye kwihangana, nubwo twemeye ibitambo byinshi, guhera uyu munsi tuzafata inshingano zacu. Tuzasubiza ibyo bitero ku buryo buhamye. Tuzabikora kugeza ubwo amahoro azashyirwaho ku mbaraga zacu bwite. Tuzaharanira ko abaturage bose, aba bari mu duce dufitwe natwe n'aba bari mu duce dufitwe na leta, bongera kugira amahoro. Murebe ibibera mu duce dufitwe na leta ya Kinshasa. Reka nanga urugero mu gace ka Fizi,
aho ingabo zitwaje intwaro za FARDC n'izindi zikorana nazo zivogera abagore mu buryo bw'ubugome zikabahohotera, bakifata amafoto n'amashusho bakabishyira ku mbuga nkoranyambaga, ntihagire n'umwe ubamagana. Iyo ibyo byakozwe n'umusirikare wa M23, isi yose yaba yamaganye, amakuru akavugwa hose. Ariko se kuki iyo ari leta ibikoze isi ihuma amaso? Ibyo nibyo twita ubugome bw'intambara, viol de guerre, kuko ubu gufata ku ngufu byakozwe nk'intwaro yo gutera ubwoba abaturage bacu, bikozwe n'abantu biyita abapatriote, ubwo abona abawazalendo. None ubwo ni ubuhe bwoko bw'upatriote bushya tugerageza gushinga muri icyo gihugu? Niyo mpamvu tuvuga ko tugomba gufata inshingano zacu tugashyira iherezo kuri ibi bikorwa bibi, kuko nicyo twiyemeje kandi tuzabikomeza. Ku bijyanye n'ibiganiro bya Doha, niba ibyo bita ibiganiro bikomeje kuba nk'imikino cyangwa ukwirarira, ndabibabwira neza, tuzagaruka hano imbere yanyu, imbere y'itangazamakuru, tubagezeho icyemezo cyacu gifatika mu buryo bweruye atari rwihishwa. Murakoze. Nous viendrons ici devant la presse et nous vous communiquerons notre décision. Merci.